umuntu n'umwarimu afite abakobwa yigisha, umuntu ni disciplinary ku ishuri, ni directeur n'umuntu runaka, abana babamuzaniye ngo nabarere ariko akaba uwa mbere mu kubatereta. Mpakabizo nzaguha amanota aha ngaha, reka nkore ku mabere nzakugira gute? Urasumbana nubwo ufite diplome igihugu kikaba cyarakwizeye bakaba bazi kuri umuntu, ariko ibyo bikorwa urasumbana nubwo wibwira ngo urareshya. Abantu barasumbana bimwe wavugaga. Umuntu akajya kwa muganga, burya ngenda mbareba, singenda nkata ndabazi. Hari ahantu ujya bakagusuzugura bakagufata nabi ku buryo ushobora kuvuga ngo ninarwara hari sinzongera kwirwa kujya kwa muganga, cyangwa ukavuga uti mfe bampambe. Bishatse kuvuga ngo abantu ni mureshye nuko mureshye. Ni bimwe twavugaga, ugasanga umuntu ni umugore mwiza, Mana yo mwijuru, guhera ku mutwe kugeza ku birenge, ni umugore mwiza, umwe utambuka abagabo bose bakarabya indimi, ariko umugabo we yamureba bakavuga ati ngewe ndi mukorombo nibeshye unkoreho. Abantu bakanezezwa no kukureba, bakurebeye inyuma, ariko wagera mu rugo ukabingwe ukabintare. Niho ureba ugahara abantu benshi binubira uko bameze. Urebe se ndi mugufi, shandi igikara, ariko se abantu batubwirira ubaye uri mugufi, ubaye uri igikara, sibyo? Ariko ibiguturukamo ari birebire, ibiguturukamo ari inzobe, bitwaye iki? Yego rata, kuki wabara ngo kuri igikara? Why? Sibyo? Inka se hari igihe iba ari umukara ariko igakamwa yera. Icyo ni iki? Ubusi inka yababara kandi iri buduha amata tukanywa tugashisha, abana bagakurana itoto, inka y'umukara igakamwa yera. Sibyo? Noneho rero ntabwo uba ukwiye kubabazwa n'uko umeze, kandi mu gihe biguturukamo ari byiza, sibyo? Ntabwo ukwiye kubabara ngo wize make. Ubu se niba warize watana abanza, ubu abantu bose umaze kugirira umumaro, twababara muri iki gihugu, haba mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara no mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze yacyo. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe murimo. Nizere ko rero muguwe neza aho muri hose mukurikirana Charlene official. Imana y'amahoro ibahe umugisha kubwo kugenda mukurikirana ibiganiro byinshi kandi bitandukanye, tugenda tubaha inama, ibitekerezo n'izindi nama zose. Ubundi buri wese ajya atanga icyo afite, kandi icyo ufite Imana izakikubukiraho, gipfa kuba ari icyubaka kandi cy'ingirakamaro. Turabakunda rero, turabakunda kandi turabatekereza. Niyo mpamvu uko bwije nuko bukeye Imana iduha ibintu byinshi byo kugira ngo dufashe abantu. Uyu munsi rero nifuje kubazanira umushyitsi, ntabwo cyakora si n'umushyitsi cyane ahubwo ni umusangwa. Ubundi mureke mbabwire, umuntu w'ingirakamaro ntabwo ari umuntu uvuga ijambo ry'Imana gusa, nta nubwo umuntu w'ingirakamaro ari umuntu uhanura gusa. Umuntu w'ingirakamaro si umupasiteri, kuko umuntu ashobora kuba umupasiteri akaba ingirakamaro, ashobora no kuba gitifu akaba ingirakamaro. Umuntu ashobora gufungura urusengero akagirira abantu umumaro, ariko yanafungura kompasiyo akagirira abantu akamaro. Umuntu ashobora kuyobora itorero mu rwego rw'igihugu akagira umumaro, ariko yaba na perezida w'igihugu akaba umumaro. Ntimugafate ibintu byose rero ngo mubishyire mu mwuka, ngo mwumve ko ibyo mu rusengero ari byo bifite agaciro gusa, n'ibyo hanze mujye mubiha, mujye mumenya ko bishobora kuba ingirakamaro. Ahubwo ikintu kibi ni ikintu cyica abantu, ni ikintu gisubiza abantu inyuma, cyangwa kibavana mu bwiza kibajyana mu bubi. Ngewe njye mbabwira ngo nk'ibi biganiro tugenda dukora bitandukanye, hakabaho izi mbuga zitandukanye zinyuraho ibintu bitandukanye. Shobora kuba mubwiriza ijambo ry'Imana, undi agakina komedi. Umuntu yabona ijambo ry'Imana akabohoka akagira ubugingo buzima, ariko undi muntu yabona komedi agaseka akishima. Bitandukanye rero, nta muntu uza kuri kamera aje guharabika, cyangwa aje kuri kamera aje gusesereza, aje gusebanya. Abo bantu nibo bagome. Bishatse kuvuga ngo tuzajya duvuga ijambo ry'Imana, dutanga inama n'ibitekerezo,
twigisha abantu tubagira inama mu buryo butandukanye. Ni muri urwo rwego rero twajemo, ntabwo turi bukoresha ijambo ry'Imana ariko ntidukoresha n'irya Satani, ahubwo nimukumve ko kubwiriza ari ugufata Bibiliya, kandi nimukumve ko kuvuga ijambo ry'Imana ari ugusoma muri Matayo. Ibintu byose waha umuntu bikamugira inama, bikamuvana mu bubi bikamushyira mu bwiza, ni ibintu by'ingenzi. Rero uyu munsi twifuje kubazanira Uwiragiye Charlene nk'uko mumumenyereye nyine. Turamwakiriye rero. Uwiragiye Charlene, umeze neza? Yego, meze neza, nta kibazo. Imana nihabwa icyubahiro. Ngaho gira ijambo wabwira abakurikiranye Mama Charlene official ryo kubasuhuza no kubabwira n'amakuru yawe nuko umeze. Okay, mbanje kubasuhuza cyane, harashize iminsi nubwo atari myinshi cyane birenze. Yego. Ndizera ko amahoro y'Imana akomeje kubana namwe. Nanjye meze neza, nta kibazo, murabibona, ndishimye, ndashima Imana n'abantu. Ndumva ari icyo ngicyo navuga. Yego. Hanyuma se nta nubwo wababwira aho umaze iminsi uri? Ko bari barakubuze, hari ukuntu ugenda utanga rya jambo ryawe ntubizi se rwana cyangwa upfe. Fight or die. Yes. Hagiye bavuga Charlene ko tutamuherutse, bimeze gute? Nuko icyo ukora nyine nta kibazo. Hari igihe umuntu agiye mba nahari ariko burya ntago mba nicaye. Hari ibindi mba ndimo ndategura. Kugira ngo nzaze mbaha ibintu byiza biteguye biri professional. Yego. Kuko abanyarwanda bakunda ibintu professionnel. Yego, nabo ntiboroshye. Professional. Ubwo rero mba ndi gutegura mu gihe mutari kumbona. Yego. Cyangwa se naho nane gutegura rega ndaniga mbari n'ibindi mu buzima mba nkwiye gukora. Ntago ari kamera gusa. Yego. Okay. Mwabyumvise rero yari ari gutegura, kandi koko yarateguye mu izina rya Yesu. Twifuje rero kuganira na Charlene. Charlene afite amagambo menshi Imana yashyize muri we, amagambo y'umugisha, amagambo y'umumaro, amagambo yahembura urubyiruko, amagambo yahembura abakuze. Ntimumurebe uko areshya, ni impano Imana yamuhaye, ntabwo agomba kuzipfundikirana, kuko ubundi Imana iyo iguhaye impano ntuyikoreshe iragenda nyine igapfa, ariko uko umuntu agenda akoresha impano ye niko igenda yaguka. Uyu munsi ndashaka tuganire, hari amagambo shaka tuganiraho y'ubwenge kandi y'ingirakamaro. Ndashaka kuganira ku ntego ivuga ngo ureshya nuko ureshya. Akurumva? Ureshya nuko ureshya. Ureshya nuko ureshya. Cyangwa urasumbana. Ureshya nuko ureshya cyangwa urasumbana. Nimba usumbana se, igisumba ikindi ni iki? Ni uburebure bwawe cyangwa ni ibikurimo bisumba uburebure. Ni ibintu nk'ibyo, ni amagambo y'ubwenge. Hanyuma tukaza no kuganira uburebure, turaza kureba n'uburebure bukenewe, turebe n'ubunini bukenewe. Aho ngaho turi bukuremo n'isomo ry'abantu bababazwa nuko ari bagufi mu burebure ariko mu bitekerezo ari barebare. Ndebo kubwire ngo kuba uri mugufiya mu burebure mu gihagararo ariko ukaba uri muremure mu bitekerezo no mu bikorwa, uvuga uti ndi umuntu w'umugabo. Satani ntazongere kukubwira ngo uri igice. Cyangwa uti ndi mugufi ariko mu mutwe wanjye ni harehare. Ibyo rero nibyo by'ingenzi, kuko iyo uri muremure, haleluya, iyo uri muremure mu bitekerezo hari abantu bashobora kukuzamukiraho bakagera kuri. Imana ishimwe rero. Nibyo rero ntago nshaka kuvuga ngo Charlene umunsi ndi mu bumaze, ahubwo turi busangire amagambo. Aya magambo muyumve cyane. Turifuza kubwira abantu ngo bareshye nuko bareshya, kandi bangane nuko bangana. Ni amagambo akomeye, turayabasobanurira mu buryo busobanutse, kandi Imana ndabizi ko iri budufashe cyane, ko ni amagambo tuba twahawe n'Imana kugira ngo twungurane ibitekerezo. Nk'iri jambo uraryumva ute Charlene? Ureshya nuko ureshya, uraryumva ute? Ko ndabizi ko nawe ugira ibisobanuro biruta ibya mama wawe. Ureshya nuko ureshya, reka tuba ariho duhera. Yego. Ureshya nuko ureshya. Iryo jambo rishatse kuvuga iki? Ndabizi ko abantu bashaka kuzaryumva bwa mbere, ushaka kuzabacanga gaserero. Ureshya nuko ureshya,
gute akibaza nka umushaka kubibaza akubwira tumbajije ikibazo cy'ubugoryi sundeba se urabona nareshya ndanda ariko reka tubisobanure neza ureshya nuko ureshya hari igihe umuntu burya umuntu w'imbere hari umuntu w'imbere cyase wo mu mutima no mu bitekerezo hakaba n'umuntu tubona gutya physically nditangaho urugero ngewe Charlene mu mbona gutya ukomeze uko ngana wenda n'imyaka afite cyangwa n'amashuri mfite ashaka kuba ukuntu ngana n'ibinsohokamo bitari kimwe hari igihe ubona akana k'imyaka nk'icumi cyangwa se k'imyaka 9 8 ariko uwo mwana ibisubiza guha igihe cyose n'ukuntu ameze n'utuntu tumuturuka mu kanwa kavuga ati wa mwana w'imyaka iragusumba sibyo hari umuntu bari mukuru inyuma agaragara kakuze ariko nyamara ibintu bimuturukamo bingana nk'iby'umwana w'imyaka 3 sibyo hari igihe uba uri inkumi ariko ibintu ukora atari ibintu by'inkumi hari igihe uba uri umusore ariko character zawe ibyo uvuga uko witwara bitari ibintu by'abasore sibyo ibintu by'abagabo ikiwa uraza kubyivuga wengende ndavuga ku bintu byacu abantu turi mu kigero kimwe kuko nibyo nzi cyane sibyo ukaba uri umukobwa utazi gukubura uri umukobwa utazi gusasa umukobwa utazi gucana guteka umukobwa utazi kwakira abashyitsi umukobwa w'agasuzuguro kandi nyamara bakubona mu gihagararo bakabona urakuze sibyo ukamenya kwishyiraho igishahuro hari igishahuro cy'inyuma hari igihe kiba gikenewe kuko abantu baba bashaka kugaragara neza physically ariko sibaze uragaragara gutyo sibyo ariko uzaza kugana burya ntago akenshi azaba ashaka icyo uko nguko ugaragara inyuma azaba ashaka ikikurimo imbere azaza gishaka sibyo rero hari igihe uba uri mwiza ibiguturukamo atari byiza nk'igihe uba ugaragara uca ahantu abantu bose bagakangana ati mbega umukobwa mwiza ariko nyamara ubwo bwiza bwawe ufite nta n'ikintu bwamarira igihugu sibyo ukaba uri umukobwa mwiza abantu bose ucaho bagakangarana ariko nyamara mama wawe arararira akirirwa arira kuko wamurumbiye nta kintu umumariye sibyo ukaba uri umusore mwiza w'ibigango ariko papa we yakureba uri umusore wijigije ariko papa we yakureba akavuga ati mana nagushije ishyano ubu se nzisiga gute kandi yatambuka inkumi zikabyikamo bwa kabiri sibyo ko hari igihe umubyeyi aba atakiriho ariko uwo musore wamureba akavuga ati ewana uri papa wawe rwose musa imico imyitwarire gufata inshingano kuzuza inshingano kwita ku bantu neza uri papa wawe ariko papa wagahorana igikomere cy'uko abona nta bugabo bwawe utazigera uvamo umugabo sibyo rero ndumva ari uko nguko njye mbyumva Imana iguha umugisha nibyo rero kureshya ureshya uko ureshya nicyo kiganiro twari turimo kuganira turimo nawe kukubaza koko ukureshya koko ni kureshya atunyuriyemo kandi rero ibyo avuze ni ukuri ugasanga nk'umuntu w'umukobwa aramenya kwisiga ntabwo ari bibi natwe tuba twisize ariko akamenya ukuntu agomba gusiga umubiri we ariko wakinjira iwabo ugasanga ameza y'iwabo ameza bariraho cyangwa iyo bateguye ugasanga ntaheruka agatambaro wajya kureba muri ya tuwarete ajyamo yegeranye n'icyumba cye ugasanga tuwarete y'umweru yahindutse umukara ariko mwakubitanira ku gipangu asohotse ukavuga uti dore umukobwa bishatse kuvuga ngo umuntu agomba gusa n'ukwasa nimba ufite isuku yo ku mubiri gira n'isuku yo mu buzima busanzwe ugire n'isuku yo mu buriri aho uryama uzi kugira ngo ubone umukobwa azi gufata ingoyi akazepiye neza kuri gahunda yego ariko wajya munsi y'igitanda aho aryama ugasanga ibitagangurirwa byuzuyemo hajya no gukorwa isuku akajya guhamagara umukozi ni ikibazo rero umuntu agomba gusa n'ukwasa nicyo kintu nigeze kwicara nditegereza nari ndi kuri interinete ndi kureba imikorere y'ubwonko bwa muntu uko ikora bitandukanye n'uko inyamaswa noneho sinzi ifoto naguyeho y'umukobwa umwe nyine mu byamamare navuze wo hanze ndamureba ukuntu ameze nitegereza n'iyo shusho y'ubwonko noneho ikintu cyanjye mu mutwe bwa mbere nabonye hari abantu bita ku ishusho igaragara inyuma sibyo uruhu bakarusiga bakarunogereza rukamera neza cyane ariko ubwonko n'umutima
hariho umwera sibyo ari abantu oya nibyo sibyo abantu iyo dusiga inyuma ariko ubwonko bwacu nabwo tugaburire bukure umutima tugaburire ukure nta mpamvu yuko inyuma uba munini hanyuma ubwonko bwawe n'umutima wawe bikarwara bwake bikazanaho umwera tujye dusiga inyuma ariko n'ubwonko n'umutima tubisige ko byo usanga byarishwe n'umwera yego hanyuma hari ikindi shaka kubaza urambwira uko byumva kugira ngo n'ababyumva bibagirire akamaro twari turi kubaza ngo ureshya uko ureshya cyangwa urasumbana noneho ndashaka ni gute umuntu ashobora kubaho ubona agenda aringaniye ariko asumbana aringaniye kasumbana hari umuntu ugenda kumva araringaniye to ariko wakurikirana amateka yo mu muryango wakurikirana amateka y'ubuzima wakurikirana amateka aho akorera ugasanga arasumbana ni gute umuntu ashobora kuba yibwira ko areshya kandi asumbana uzi buriya hari ukuntu habayeho ukuntu umuntu ashobora gukurwamo ubwonko sibyo ubwonko bwe kuba ubwonko niho ibintu byose bipfira ni naho bikirira sibyo ushobora gufata ubwonko wenda bwawe umuntu akabukuramo akabutereka hano nawe akagutereka aho ngaho sibyo akareba ikigero cy'ubwonko bwawe bukora bute arebe n'igihagararo ufite agasanga ubwonko bwawe ufite nk'ukwezi kumwe nyamara ufite imyaka 50 cyangwa 60 ariko ubwonko bufite iki ukwezi kumwe cyangwa bufite n'ibyumweru bibiri hari umuntu ubugenda ari umuyobozi sibyo yaratowe yararahiye kazaba umuyobozi mwiza ariko nyamara ibintu akora ajya ku kazi atinze arizenuriye ageze ku kazi nabasha kubahiriza inshingano umuturage uje kumureba afite ikibazo avuga ati icara hariya buretse gato nawe ari muri telefone ari kuzikanda mu by'ukuri uwo muntu arasumbana sibyo imirimo afite nuko agomba kubikora birasumbana ntago bireshya yes kuba uri umuganga abarwayi baza hariya ukamubwira tukamucisha hirya ukamucisha hino akaba yanagira ibyago gutya agahita gupfiraho sibyo umuganga uvugana isesemi ubwiranya abarwayi isesemi ubabwira nabo swa igihe umuganga akubwira nabi neza ugahita wumva wakipfira ukumva n'indwara iseyikuba kabiri sibyo aho nawe icyo gihe urasumbana mu by'ukuri niba bavuga ngo uri umuhanga ngo ufite amashuri menshi ngo warize wize masters ngo za doctor ariko umuryango wawe ukaba nta kintu na kimwe urawumarira nta n'itafari urazamura cyangwa utarazamura n'ikigo ubereye umuyobozi cyangwa utarazamura nabo ushinzwe ahubwo ukaba uwa mbere mu kubakinagaza no kubambura ubuzima n'ibyo ngibyo wigiye nta kintu bimariye igihugu nta kintu bimariye itorero nta kintu bimariye umuryango nawe ubwawe nta kintu bikumariye kuko wananiwe kubimanaginga nawe icyo gihe rego ubusumbana rero si ibyo wigiye amafaranga bagutangiye cyangwa nayawe aho wageze ukiyishyurira ubwo ibyo ngibyo bikumariye iki sibyo aho ngaho biba bisa nko gufumbiza imyaka inkari bimeze nko gufumbiza imyaka inkari kuko ushobora gufata inkari ukazisuka ukagati amazi ajya mu yandi se ese ubwo byakera biruma rero ibyo byose bingana no gufumbiza iki imyaka inkari sibyo icyuri cyo uko ugaragara gerageza n'ibikuvamo bise bingane nuko nguko uhagarara we gusumbana ngo bakubona uri munini ariko nyamara ubwonko bwawe burahetamye bufite amakorosi buciye gutya bumeze gutya ugasanga mu mutima wawe hamezemo ibyatsi harimo mukushi n'ibiroso ko hari umuntu aba ufite umushi ku ishuri waba ufite umushiha umuntu agahita avuga ati cyakora mukushi zirakwishe mbabara winkushumura nuko nk'uko bimeze yego Imana rero imuha umugisha hari abantu basumbana hari abantu basumbana mureke mbabwire hari abantu basumbana umuntu akibwira ngo arareshya yaba yakubisemo ikote wamureba ukabona arareshya yaba yicaye mu modoka nziza ukabona arareshya ariko yaguze imodoka kuko arareshya ariko ugasanga umugore we ntiyayicaramo ahubwo ikicaramo maraya ubwo muntu ntasumbana ariko umubonye wese mbese turaguhingera ku buryo uri bumenye ngo ndasumbana cyangwa ndareshya kandi ukimara kumenya ko usumbana
umuntu ugenda asumbana aravunika kandi abaho nabi uhite wifuza kureshya uhereye nonaho kuko gusumbana kwawe ni wowe ubihamagara no kutareshya kwawe ni wowe ubihamagara ugasanga umuntu afite abana afite n'ubushobozi bwo kugira gute bwo kubarera ariko amafaranga yakareresheje abana be bakabura minerivare cyangwa bakiga ku bigo biciriritse cyangwa bakifuza ibintu kandi abifite ya mafaranga amwe akagira yapangira mu kabari andi akayapangira abagore n'abakobwa asambana nabo ugasanga abana be babuze ubuzima kandi bagakwiye kandi ubundi inshingano y'umubyeyi ya mbere no kubirera abo yabyaye ugasanga abana babayeho nabi ariko ugasanga yataguje mu bitagira umumaro wamubona atambutse na congo n'umukandara na costume tudora umugabo arareshya ariko arareshya gute urareshya gute ujya muri hoteli ukarya inkoko abana bawe badaheruka n'inyama zo munda nibura ngo bazirye mu gitoki urasumbana urareshya gute uri mwarimu wigisha uri profeseri utereta abo bakobwa wigisha ubundi umwarimu ndamwubaha mufata nk'umubyeyi ni gute bakuzanira umwana ngo umwigishe ugomba kumuha uburere bwiza ngewe reka nkubwire nubaha abarimu kuko iminsi bamarana n'abana banjye ni myinshi ni nayo mpamvu nta n'amafaranga wabona uhemba mwarimu kimwe nuko ntayo wahemba mama umuntu n'umwarimu afite abakobwa yigisha umuntu ni disciplinary ku ishuri ni diregite n'umuntu runaka abana babamuzaniye ngo nabarere ariko akaba uwa mbere mu kubatereta mpakabizo nzaguhaye amanota ahangaha reka nkore ku mabere nzakugira gute urasumbana nubwo ufite diplome igihugu kikaba cyarakwizeye bakaba bazi kuri umuntu ariko ibyo bikorwa urasumbana nubwo wibwira ngo urareshya abantu barasumbana bimwe wavugaga umuntu akajya kwa muganga burya ngenda mbareba singenda nkatanda bazi hari ahantu ujya bakagusuzugura bakagufata nabi ku buryo ushobora kuvuga ngo ninarwara hari sinzongera kwirwa kujya kwa muganga cyangwa ukavuga uti mfe bampambe bishatse kuvuga ngo abantu nimureshye nuko mureshye ni bimwe twavugaga ugasanga umuntu ni umugore mwiza Mana yo mu ijuru guhera ku mutwe kugeza ku birenge ni umugore mwiza umwe utambuka abagabo bose bakarabya indimi ariko umugabo we yamureba bakavuga ati ngewe ndi mukorombo nibeshye unkoreho abantu bakanezezwa no kukureba bakurebeye inyuma ariko wagera mu rugo ukabingwe ukabintare umugabo wawe akagutinya kandi uri umugore we abana bakagutinya kandi uri mama wabo abakozi bakagutinya abashyitsi bakagutinya ukamera nk'igikoko ukamera nk'intare nubwo wibwira ngo urareshya ngo ufite amabono meza n'amaguru meza urasumbana kuko ubwo bwiza ufite bwari bukwiye kugera kuba wabyaye bikagera ku mugabo washatse bikagera no ku bashyitsi bikagera ku bakozi bikagera ku bantu bose